Rayon Sport ifite defi ikomeye imbere yayo, irashaka igikombe cya shampiyona, ifite inota rimwe d'avance. Iyo Murera mbere na mbere dushimire Rwanda Premier League yemeye gushyira imikino ku isaha imwe. Murabizi ko byahindutse cyane, Rwanda Premier League barabyemeje ejo ko imikino izabera isaha imwe. Ariko usibye Rayon na APR bari guhangana muri course au titre, abantu bose bari impliqué muri iyo course au titre nta kintu cyo kubanenga cyangwa se kubabaza. Ni amakipe ashaka igikombe, akora manevre zose zishoboka ngo atware igikombe, twara title ni ikintu gikomeye. Ahantu hambere hakabaye hari pressure, hari ugutuma nibura utwaye igikombe abakimerita kandi nukibuze yemera koko agitwawe binyuze mu buryo. Inshingano ikomeye n'umukoro ukomeye muri Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, mu bunyamabanga ndetse no mu makomisiyo, cyane cyane komisiyo ishinzwe imisifurire. Twagiye tubona designation kuko course au titre ntabwo itangiye ubu, ndumva gukubana ku nota rimwe bimaze igihe, ushaka bimaze nk'imikino ine ikurikirana iberi cyane. Twagiye tubona mu by'ukuri designation z'abasifuzi ziri dubitative. Why? There is no way ufata umukino uzi ko Rayon Sport ihanganye na APR ku gikombe Axel, ugafata umukino ukomeye uzi ko udesida champion, ugafata uwo mukino ukaha umusifuzi utavugwaho rumwe cyangwa se utari mpuzamahanga, kandi dufite abasifuzi b'abaseniores b'abasiniya ushobora guha match nibura yakwibeshya ukavuga ngo naka muntu baminimije amayerere. Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa scenario gusa icyama kipa asaba ko kitagoye kukibaha ko cyoroshye, mwabahaye ibyo babasaba ko bitagoye ko ari inshingano zanyu, mwafasha abasifuzi bemerwa ku mpande zombi nk'abasifuzi b'inyangamugayo ko arabo dufite, mukabaha matches zikomeye. Biba bisa gute iyo ufashe umukino reba nk'iyi pressure iri ku mukino w'Ibugesera wa Rayon Sport? Rayon Sport nitakaza amanota iza bitakaje umwanya wa mbere, ikwiye kutakaza, nibyo birashoboka ko yawutakaza, ikwiye kutakaza bitanyuze mu basifuzi. Ntazigara kango nono Bisaba iki kugira ngo uyu mukino mu musifuzi mpuzamahanga kandi utavugwaho affiliation kuri equipe iyo ariyo yose ko hari abahari? Karigani kareka turenga poste Rigani yakoze mu kanya tuyifashe nka case study, byatangiye guhwiswa ko uyu mukino w'Ibugesera ushobora guhabwa umusifuzi utari mpuzamahanga nk'uko n'uwi Rubavu wa Etensero aho umusifuzi utari mpuzamahanga, kandi abasifuzi mpuzamahanga bahawe imikino mito idafite igisobanuro gikomeye. Siko byagenze umukino w'i Rubavu wa Rayon Sport na Etensero, ntituvuga amazina ariko wahawe umusifuzi utari mpuzamahanga nari nkuriho, si byose umusifuzi utaraba uwa FIFA. So Rugaju, tufate case study ya Rugaju kuri inquiry cyangwa se kuri inquiétude yagize amaze kumenya amakuru nyine bihwiswa ko abasifuzi bashobora guhabwa uyu mukino batari mpuzamahanga. Yavuze ngo hari igitekerezo natanga ubu ko dufite abasifuzi mpuzamahanga bazwi kandi beza, bazwiho ubunyangamugayo, mwabahaye izi match eshatu za nyuma, match za Rayon na APR, umusifuzi mpuzamahanga kwizigira abafite nawe kariyeri yo kurinda yo muri FIFA. Biragoye ko umusifuzi mpuzamahanga ukomeye usanzwe uhabwa imikino ikomeye muri FIFA no muri CAF yafata riske yo gukora amakosa akomeye ku mukino wa Bugesera na Rayon, akibuza finale ya Champions League ya CAF, nicyo bivuze, akibuza demi finale ya Champions League ya CAF, akibuza finale ya Confederations Cup. Ibyo bihumbi $2 bitatazahabwa mu Rwanda nta wabi, kuko ubu ngubu Lorenzo nkunganira ubu abasifuzi mpuzamahanga bose match basifuye ubu FIFA na CAF bashyizeho itegeko ko bagomba gutanga izo video, match ziri televiziyo, urumva bagomba gutanga izo video kugira ngo imyitwarire yabo bazanazihereho bakora ranking, kuko basigaye bakora ranking y'abasifuzi, banabaha match bakurikije uko bitwaye. Yego, nicyo komo kuzagaho abasifuzi batatu
umusesenguzi Rugaju yaporopoje nta propose batatu Yavuze- reka buzure batanu yavuzemo batatu ubwo turongeraho abandi ni babe batanu yavuze ngo Rurisa Patience Yego. n'umusifuzi FIFA accredited yego rwose sindumva ekipa imwinubira pe akora amakosa nk'abandi bose human errors ariko ntabwo ajya afata risike hari ikintu twita human error gukora ikosa ry'amaso ya muntu ariko hari gufata risike uvuga ngo homboka akaba kabe hano niyo wampagarika umwaka izo risike ntabwo Rurisa yazifata ni umusifuzi ukomeye Rurisa waka- Patience Fidele yabonye badge ya FIFA muri 2023 hari ibitaravuzwe neza kuri derby yahuje APR na Rayon amakosa atandukanye ariko ishimwe Jean Claude Cucuri aracyafite reputation nziza Nziza ku cyane. makipe ni umwe mu basifuzi bamaze imyaka myinshi bafite badge ya FIFA nyuma y'aho Salma asezereye kuko ishimwe Jean Claude Cucuri afite badge ya FIFA kuva muri 2015 Rugaju yongereyeho twagira umukiza Abdul Karim Karim. ni FIFA nubwo nge wa 2012 na gatatu maze igihe niwe umaze igihe ubone nyuma ya Salma niwe wakurikiraga nawe mpuzamahanga. 2013 hari okay ntabwo navuga ko avugwaho rumwe ariko nibura nawe afite reputation yo kurinda cyane ukongeraho ba Samuel Wikunda shyiraho Uwikunda Samuel ndetse na Celestin hari ubwo yasezeye Eh. ukongeraho na Celestin na Celestin n'abasifuzi batanu mugiye kubona mu kanya ejo muzabona bombe mubone yahawe umusifuzi wumvishe bwa mbere match ariyo na Bugesera niyo mpamvu turi muri kurso niyo mpamvu n'abantu zitari ngombwa kuri za YouTube ni kubibona hirya no hino ubutumwa abantu bari kutubaza designation ntayihari hari abasifuzi ntago baramenyekana aba bashinzwe ubwo wenda babirimo Ariko ntabwo rero tubizi ngeno- ariko dukurikije ibyo twabonye kuri jone heruka kuri jone ziheruka ferwafa gupanga abasifuzi batari mpuzamahanga kuri match zikomeye izidesida igikombe kandi ntabwo ari ibi bintu bidakwiriye kudusaraza birakwiye kudusaraza oya ntibikwiriye kudusaraza kuko niho radezi oya hari designation ziheruka twabonye ntabwo Hari ziheruka twabonye. bataradezinya impamvu mvuga ngo ntibikwiriye kudusaraza nk'uko basanze koko hari sprint y'igikombe cya shampiyona nk'uko basanze hari sprint y'igikombe cya shampiyona bagahitamo ko imikino izajya ibera isaha imwe yego bari ngo hirindwe ibyo bibazo bindi byose byo kuvuga ngo twakinnye mbere bo bakina nyuma baduteze ibi bigenda bityo ni nako tudakaguriye guterwa impungenge na designation zagakwiriye kuba ziri intact zivugwaho rumwe abasifuzi mpuzamahanga kuri badge bambaye bagahabwa imikino uvuga ngo match za Rayon Sport na APR Football Club guhera ku munsi wa 28 wa shampiyona kugera ku wa 30 abasifuzi mpuzamahanga mu kibuga hagati no ku mpande zombi kandi nabo babandi batagaragaweho amakosa aremereye cyane muri iyi wa season mukobwa yitwa Juliette wa mukobwa wanjye nizaniye Yego. Akimana uruhande rumwe urundi Karangwa Justin ejo ku yindi match uruhande rumwe Karangwa Justin kandi ni mpuzamahanga ku rundi ruhande ejo hakaza Didier ariko nanone ntabwo twatwarira ntabwo twatwara gutyo mpuzamahanga na mpuzamahanga harimo nanone abatavugwaho rumwe ni mpuzamahanga ibintu bitandukanye ingingo ya mbere twarebaga mpuzamahanga abafite ibyahomba bigatuma wenda hari uburyo akora professional reputation nziza Erega. afite reputation nziza kandi ferwafa inabikore kuko ni match enye ni match enye ferwafa inabikore si ku makipe ashaka igikombe cya shampiyona gusa no mu makipe arwana no kuguma mu cyiciro cya mbere naho bakeneye abasifuzi mpuzamahanga erega ntabwo ari ikibazo cy'abasifuzi dufite mpuzamahanga mu urugero Rwanda nk'iyi match ya Bugesera nk'iyi match ya Bugesera na Rayon Na Rayon Sport. Bugesera iri muri kuruse yo kuguma mu cyiciro cya mbere ni match iri ki kuri Bugesera Rayon irashaka igikombe ni match deside igikombe cya shampiyona yego none mbwira umuntu wakwicara agapanga musifuzi utarasifura match mpuzamahanga n'imwe utarambara badge ya FIFA uwo musifuzi hari temptations hari ibigeragezo byamugera imbere akavuga ngo wenda nahindura na kariyeri nkajya kwicuruza n'inkweto mu mujyi urumva mbonye igishoro nakwicuruza n'inkweto mu mujyi reka njyewe ubundi ibingibi si byo binantunze abajya bisibyo bintunze gusa ibyo bintunze kubera ko adafite ibyo ahomba rero atari nabyo bimutunze uzi ko ejo bundi ashobora kwisanga umusifuzi ko ashobora kwisanga yagiye gusifura igikombe cy'isi cy'amakarebe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yafatiye risike ejo bundi twabonye Samuel ari umusifuzi wa kane kuri match ya Mamelodi na Arahiri utekereza ko uriya Munyamuritaniya Beida mwavugaga niwe wari uri hagati none utekereza ko yahawe prime ingana gute iyo prime wahinganya utuntu twa hano mu Rwanda tw'amafaranga make yo muri shampiyona no
icyo kintu Ferwafa gifate seriye reka impamvu twizere ko tukivuze designation nuko match iribuze kuba nziza. match ziheruka n'ubundi muri kurso titre bagiye badesinya abasifuzi batavugwaho rumwe. ubwo rero ibindi marabyumva neza cyane tuzakomeza kubisesengura kuko ku munsi w'ejo nibwo hari match day nibwo hazaba imikino nabyo tuzabisesengura ahubwo mu nkundire fixtures se twaziviriyeho rimwe kuro tujye kuri fixtures tuzirangize noneho tujye ku bihembo ku bihembo bya Rwanda Premier League bigomba gutangwa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. ibihembo mu kanya gato cyane rwose ababishinzwe baraza kuba bagira gute baraza kuba fixtures ndumva nazigezeho bazigezeho match ya Kiyovu mu kanya ku isa 9 kuri Kigali Pere na Rutsiro turajya no kwireba match iraba rwose abayovu bajya kora match nta kibazo ibintu bimeze neza. Rutsiro iracyari nayo muri relegation battle ntabwo isesengura Amagaju na Mukura ni derby y'amajyepfo Amagaju ari muri relegation battle yarwana no mu cyiciro cya mbere Marine na Musanze derby yo kumanuka cyangwa kutamanuka nayo irakomeye cyane hanitsindwa birabikomeye cyane match bakwiye kuyiha umusifuzi mpuzamahanga twavugaga match irabera Rubavu Bugesera na Rayon Sport ejo ubwo nageze ejo guhera kuri match y'Amagaju yego Bugesera na Rayon isa 9 kuri stade y'akarere ka Bugesera APRFC na Gorira isa 9 zuzuye kuri stade Kigali Pere hanyuma Gasogi izakina saa 12 na Muhazi Gasogi yashyize saa 12 kubera ko match ya PRI muri amasaha yego ku cyumweru polisi izakira Vision saa 9 zuzuye kuwa mbere nibwo tuzasoza journée ya 28 AS Kigali yakire Etincelle tutaramenye neza niba uyu mukino uzaba kuko AS Kigali yahagaritse imyitozo uzi impamvu uzaba ngo baba propoje kubaha ibihumbi 450 kuri buri mukinnyi by'izi match 3 buri match 5 ni nk'ibiraka nyine avuga ati iyi match ni 5 indi ni 5 indi ni 5 prime yo gutsinda cyangwa ni oya no gukina na amafaranga yo gukina byibura bakine kugira ngo bajye mu kibuga gusa 150 ije nama yarabaye abageni barabyemera ejo Rwanda Premier League yakoze ikiganiro n'itangazamakuru isobanura uburyo iyi mikino itatu rwose izajya ibera amasaha hamwe ariko noneho ikindi cyagombaga gutangarizwamo ni kategori zigomba kuzahembwa tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu birumvikana ni nyuma y'iminsi 5 shampiyona ishojwe muri Kigali Convention Center hanyuma ibyiciro bizahembwa ni best player of the season nari nabahaye igitekerezo ngo tugerageze gutekereza twabigiramo twihuta nka batatu wese ataye nka batatu best umukinnyi player of the season best player of the season abakinnyi beza ba saison mvuzemo nka batatu uwa mbere navugamo Foronganye nimero ya mbere nabanje nimero 1 Foronganye muri saison nimero 2 Nije na Clement nimero 3 Sheikh Jibril Watara abo bakinnyi batatu nibo banjye ariko uza on top akaba ari Foronganye wowe abakinnyi batatu beza nashyiramo kapiteni wa Rayon Sport Muhire Kevin kuko afite assist nyinshi undi mukinnyi nashyiramo Ruboneka nawe yize saison nziza mu by'ukuri hanyuma na Umar Aba w'ikipe Bugesera top scorer kugeza ubu ngubu wowe Rugango Foronganye arimo urebye imikino yamaze adakina kandi agakomeza kuyobora kugeza amagingo aya nkafata undi mwana nashyiramo n'indera nashyiramo nibyo rutazamu wa Bugesera nawe Omar Aba il a bien travaillé quand même urebye uburyo afashe ekipa ya Bugesera irarindimuka akaba nawe ari mu bare guhatana kuri uburyo yafashe ekipa ya Bugesera kuguma mu cyiciro cya mbere nawe arimo undi nashyiramo ninde nashyiramo nashyiramo ariko turaza kumushyiramo wenda mu bazamu nashyiramo Ishimwe Pierre hanyuma ngiye bagerageje batatu ngiye nashyiraho Muhire Keve nashyiraho Umar Aba nashyiraho na Sheikh Jibril Watara hanyuma coach of the season aha rero birakomeye cyane kuko abatoza barirukanwe abatoza niburi 10 barirukanwe batangiye saison ariko n'abataritangiye harimo abatoje imikino myinshi fatika twareba nk'abagize impact igaragara mu by'ukuri nafata mbere na mbere umutoza urimo gutoza equipe ya Kiyovu uyu munsi yitwa Yego Malik Wade
namushyiramo kuko urebye rwanda Kiyovu ikoze mu mikino nka 15 iheruka ne impressiona ukazanamo umutoza ikipe ya PRFC quand même ekipa isize iri ku mwanya wa kabiri nkazanamo undi nindese y'abatoza banjye batatu umuntu bita Robertinho nge agomba kujyamo na Robertinho nanjye mushyizemo niwe watoje Leon Malik Wade Robertinho na Darikonovic. Okay, nge ni Afam Yorotfi kuri nge murikije imikino yakoze hakazamo umutoza Rwaka Claude nyuma yo gufata Rayon Sport mu by'ukuri yagaragaje ko nawe ari umutoza imikino itatu bana itatu atoje ingana Kwaka atoje imikino myinshi Kwaka yatoje match ya mbere ya championnat yatoje yari match ya Muhazi akuswa imikino mike ni Muhazi urumva ingoma ahitajya i Rubavu hari yatoje Kigali mbere ko agira Rubavu yari cyari gikombe cy'amahoro match ya polisi cyari gikombe cy'amahoro yatoje match ya polisi oya tuvuge muri champion ko ni mini champion Rwanda Premier League yatoje match ya Muhazi atoza match ya Etincelle ahita yakira nde nyuma ya Etincelle yese yakira Rutsiro no yatsinze Rutsiro nibyo yatsinze Kigali yatsinze Rutsiro Kigali match 3 match 3 ntese babadugira ngo batoje ingahe ubwo ndashyiramo Rotifina Rwakana gatera Musa abo batatu banje ngewe nafata koca Wade ngafata koca Shaban wa AS Kigali wakoreye muri Ruzagayura amezi 9 mu muhemba ntago utaruka inzego wiyemereye ko yigeze kuzanira equipe koca yayisifurira uwo ninde hari umusifuzi muzamanga ngo yigeze kwiyemerera ko fande komenya umuceri reta tugiye umuceri mwinshi muri abo muvuze hari uyemereye ko yigeze kuzanira equipe muri abo mpuzamahanga yego none uwo yayisifurira b muvuzemo wasifu yakanga igitego cya polisi ngo nticyagezemo cyangwa ntiyakibonye ananirwa no kureba ko uwo mupira wanakubise ku kaboko warwanaga no gukuramo uwo mupira wavuga ni Celeste ko no wasifuye match ya polisi irimo igitego kitavugwaho rumwe yariyo na polisi yego cya gitego kitavuzwaho rumwe atemeye wa Diane yarwanye nawe yego football is a fair game amarangamutima iyo ushatse kuba objective wirinda amarangamutima cyangwa ukiheza ngo utayagaragaza ntambukiriza iki gitekerezo arakoze cyane se match nituze abasifuzi mpuzamahanga wenda twarebe nibyo navuze ariko biruzuzanya nyine na bimwe navuze no mu basifuzi mpuzamahanga bose harimo batavugwaho rumwe niba hari igitego yanze kigaragara ko Kirovias niba hari uwagize ibyo atangaza hanze y'ikibuga niba hari umusifuzi hari amafoto ye hanze yambaye jezi ya equipe akunda Pete turavuga ko ari cyo yamufashije ibyo byose byakarebweho niba hasigara batatu aribo beza akarugo bahabwa izi match yego zo guhatanira igikombe ndumva ari igitekerezo cyuzanye n'ibyacu cyiza rwose ego twari tugeze ku bazamu tuvuga ko Kademi Ndaya yakajemo kuko umurabye kasa clean sheet igeze gukora clean sheet 8 nubwo wenda nyuma yaje guhagarikwa ariko nawe mu banominizi yakajemo urumva yego ku gitego ahubwo igitego cya sezo igitego ni Baka rwose igitego yatsinze Mukura asimbuye muri bya bitego bibiri bya shoti rikomeye cyane cyane gikurikirana n'icya Clement aho ngaho ibyo bitego bibiri ndabyibuka byiza abantu bashakira ahandi ibitego byiza cyane niyo kategori ya nyuma niyo kategori ya nyuma ubwo ahandi ni ugutora abakinnyi 11 beza best level ubundi muri abantu twagiye tuvuga banigiye na Clement n'abandi